Nitwa Michel Kamanzi Segatagara, umuscolastique jésuite, umupadiri. Namenye abajesuite ndi Kinshasa, niho navukiye, nakoze n'amashuri abanza na secondaire. Umupadiri umujesuite wa mbere nabonye yitwa José Uranga, yari umunye d'hôpital. Bari bambaze, umuntu aransura, aranganiriza, arampumuriza. Numva nkukunze, numva nkunze umupadiri, za kumenya ko ari umujesuite, za no kumenya ko abajesuite abapadiri abihaye Imana cyane cyane biga cyane kugira ngo bafashe abandi. Numvise ari cyo kinkoze ku mutima, nshaka nanjye kuba umupadiri nk'umujesuite. Ninje muri noviciat muri 1998 i Butare, niho twatangiye noviciat, nyuma turakomeza Icyangugu muri 99 mwaka wa kabiri, niho nakoreye amasezerano ya mbere. Nyuma Padiri Tito ni wari regional icyo gihe, anyohereza i Roma kurangiza amashuri ya sciences sociales. Nibyo nari nize mbere yo kwinjira muri compagnie muri université i Kinshasa. Niga kuri Grégorienne, sciences sociales, université Grégorienne. Nyuma njya muri philosophie Paris, Centre Sèvres. Padiri Tito ansaba no gukora master muri sciences sociales i Paris, kuri université la Sorbonne, niho nakoreye master. Nyuma njya muri Regence hano muri Christus, nakoraga ari epfo kuri Centre Rumuri. Nafashaga na Padiri Octave hano muri Centre Christus, notre centre spirituel. 2 fois par semaine najyaga no kwigisha muri Université catholique de Kabgayi, sociologie. Nafashaga no muri réseau régional tubane ya bulletin yacu. Icyo gihe twakoraga byose manuellement, imprima byose. Nyuma ndangije Regence, anyohereza muri théologie Hekima College Nairobi. Ndangije théologie, nifuzaga gukomeza muri sciences sociales. Ko Padiri Karekezi wa regional icyo gihe ansaba kujya kwiga Bibiliya, bari bakeneye abari mu Bibiliya muri Hekima na Abidjan muri théologie, muri théologa zacu. Njya ndumvira, njya Biblicom i Roma, niho nakoze licence muri exégèse biblique. Nyuma ansaba no gukomeza muri doctorat, njya mu Busuwisi, niho nabonye bourse Fribourg, nakoze doctorat muri théologie. Spécialisation exégèse biblique, Nouveau Testament, muri Évangile ya Saint Jean, niyo spécialisation yanjye. Ndangije doctorat, nifuzaga kutaha Hekima cyangwa Abidjan. Muri Padiri Sosa uri général ubungubu ansaba, yari délégué de maison romaine icyo gihe, ansaba kujya kwigisha muri Biblicom, Évangile de Saint Jean, 4e évangile, niyo spécialisation yanjye. Niho ndi ubungubu, ubutumwa mfite maze imyaka 5 makora. Ariko muri 2020 mashize imyaka 2 bansabye gukora 3e, nayikoreye Nairobi, Mwangaza, niyo formation yanjye. Ndumva ari umunsi nahawe ubupadiri, ubusacerdote. Nibyo byishimo nari mfite. Numvise rwose nibyo nifuza kuba ndi mwana kuba padiri. Ariko cyane cyane umunsi wa mbere natanze sacrament ya penitencia, confession, uko numvise ari ikintu kimwe yariko kuba muhamya w'impuhwe z'Imana. Numvise ari ikintu gikomeye, icyo kintu numva ari umuyariko. Nashimye Imana, maze imyaka 24 ndi umujesuite. Numvise Imana ikomeje kungira icyizere, n'umuryango w'abajesuite ukomeje kungira icyizere. Nashimye Imana. Unabwira iki? Karibu. Numva ngiye ntugira ubwoba rwose, nimugatinye, mwegera abantu bashaka kubafasha gushishoza ushaka kuri Imana mu buzima bwanyu. Muze karibu rwose, n'ubuzima
nge numva ntako bisa ku kwihimana kwitangira abandi bose. Karibu.